Ikaze ku Bougie magazine. Nkuko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Bougie magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko wakora akajwi k'indimu kagufasha kuruhuka, kagufasha mbese kugira ngo wa munaniro wirirwanye, wa munaniro wumva ufite kugira ngo ushire, kugira ngo wongere ugire imbaraga. Aka kajwi rero karoroshye kugakora. Rero hakenerwa iki kugira ngo gakorwe? Hano icyambere dufite indimu, hanyuma tukagira aho tuza gukoresha kugira ngo tuyikamure, hanyuma tukagira icyuma cyo kuyikata, tukagira amazi y'akazuyazi. Ntabwo amazi akonje nta nubwo ashyushye, nta nubwo ashyushye cyane, nyine arimo hagati. Hanyuma tukagira aho tuza kuyikamuramo ndetse tukagira n'ikirahure cyo kuza kuyinyweramo. Ikindi dufite ni isukari, tuza gukenera agasukari gakeya. Twihuse rero tugiye gutangira tuyikamura. Ngiyi yandimu yacu turayikata mo kabiri, ikatamo kabiri, uko nibagiwe akantu ko gukatiraho murambabarira. Hanyuma rero tuyishyiremo hano tuyikamure, amazi yayo tuyamaremo. Tuba twasikayemo hano hejuru. Aya rero ni amazi y'indimu ebyiri. Ukuntu rero ngiye kubikora, ngiye gufata cya kirahure cyacu, hanyuma rero nsukemo y'amazi y'indimu. Hanyuma rero kugira ngo ntapfusha ubusa n'ubundi ndacyunyuguza kugira ngo hatagira akadimu kacu kagenda. Hanyuma nsukemo muri cya kirahure n'ubundi amazi y'akazuyazi, atari amazi akonje ndetse atari n'amazi ashyushye cyane. Hanyuma nshyiremo n'agasukari ubundi mvange. Maze kuvangamo rero ka gasukari kacu kugira ngo bigire gu, reka twumve ukuntu bimeze. Aka kajwi kacu k'indimu rero kararangiye. Mubonye ko byihuta kugakora, mubonye kumva nta bintu byinshi bisaba. Indimu ebyiri gusa, amazi y'akazuyazi, ikirahure, akayiko n'agasukari gakeya. Umva ubundi ukakanywa igihe wumva unaniwe, igihe wumva nta mbaraga, igihe wumva wenda ukigera mu rugo hahandi uba uvuga uti ndananiwe, ndumva nta kabaraga, kugira ngo nibura wenda uturimo two mu rugo, umwanya ugiye kumara mu rugo, igihe ugereyeyo nibura bigufashe kuba wumva umeze neza, utekanye, waruhutse. Rero niba wumva unaniwe, niba wumva nta mbaraga, uba wumva wacitse intege kubera umunaniro, kubera akazi kenshi, ufata aka kajwi k'indimu ubundi ukanywe, ubundi ugahe bagenzi bawe, mbese uwo mubana mu rugo, niyo wagira umuntu ugaha wenda mukorana, mbese ntubyihererane. Aka kajwi rero karagufasha kuko gatuma umubiri wongera kugira imbaraga, ukumva mbese uri kuza umera neza. Kararyoshye. Hanyuma rero tukiri mu bintu byo kuruhuka ndetse no gushaka kumera neza, no guharanira kumera neza, hano inyuma yanjye murahabona hari iduka. Dufite amabuji. Dufite amabuji hano, hari buji y'icyatsi, isa n'icyatsi,
hari bougie isa n'umutuku, murabona ko ari utubuji twiza. Utu tubuji rero nta kindi tumaze ni ukudutegura mu rugo. Burya akabuji nako gafite ikintu kongera mu rugo. Iyo buji yaka, iyo buji ubona iteguye ifite ibara ritandukanye, tumenyereye cyane cyane buji z'umweru. Ubu rero ni akarusho, hano ku Mubyeyi magazine dufite buji y'umutuku tukajyana buji y'icyatsi. Uyikeneye rero wampamagara, wanyandikira, hanyuma ikakugeraho amafaranga make cyane, 5,000. Hanyuma rero dufite nanone isakoshi. Naho ni isakoshi, iyi sakoshi ikoze mu ruhu. Ifite umubiri mwiza, ifite umubiri mwiza rwose. Kabiberekemo imbere, sinzi niba mubibona. Imbere ni keza, ni uruhu mbese muri makeya. Ntabwo icikagurika, ntabwo icika ubusa, murabona ukuntu ikoze. Hano ntabwo ari za zindi usanga zacitse imigozi. Urabona karatwaritse, ushyiramo ibintu byinshi, utakujyamo akaraptop gatoya. Hanyuma rero ugashyiramo n'utundi tuntu twose washaka gushyira mu isakoshi yawe. Ntabwo ari nkuko mubibona, ntabwo ari iya shokora gusa, ndetse dufite n'iy'umukara. Rero ni byiza gutwara isakoshi nziza, ni byiza mbese gutwara utuntu twawe mu isakoshi nziza. Izi sakoshi rero nazo ntabwo zihenze, ziraboneka hano ku Mubyeyi magazine. Ushaka kuyigura nabwo wanyandikira ukayibona ku giciro cyiza cyane, 15,000 gusa. Ngaho rero duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza. Twiyitaho igihe tunaniwe, igihe twumva dushaka kongera kugarura imbaraga, dukora akaji k'indimu. Hanyuma rero ubundi tumenye nuko tugomba gutegura iwacu tutabura bougie, niyo yaba ari imwe, niyo yaba ari ebyiri, niyo yaba ari 3, ukavanga amabara, icyatsi, umutuku, umweru, mbese bikaba bisa neza cyane mu rugo rwawe. Niba rero ubona iyi video ari nziza, hari mugenzi wawe yagira akamaro, ndizera ko atabura, ntabwo mugenzi wawe yabura gukenera kunywa akaji k'indimu igihe ananiwe, ntabwo yabura gukenera bougie kugira ngo atereke ategure mu rugo, ndetse nta nubwo yabura isakoshi, ntabwo yabura gukenera isakoshi. Ngaho rero wibuke gusangiza bagenzi bawe, bakangurire gukora subscribe, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.